Aramutse twongeye gushimira Imana ku bw'iki gitondo cy'umugisha duhaye. Reka dutangire uyu munsi dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana, ibice ni 8 duhera ku murongo wa mbere. Yohana igice cya 8 uhereye ku murongo wa mbere, biravuga ngo Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka kare, akazinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore wafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore wamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama, yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha abe ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama, yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntagucireho iteka? Ati, nawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Yesu yongera kubabwira ati, ni njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo buhoraho. Mu nkuru zose nasomye za Yesu muri Bibiliya, nta hantu nigeze mbona Yesu arenganya umuntu. Ahubwo ikintu Yesu yahoraga akora muri iyi si, yabayeho arenganura abantu, kandi abarenganaga koko yarabarenganuraga. Nigeze gusoma Bibiliya, soma inkuru y'umuntu wahuye na Yesu. Yarabaga mu irimbi, yari yarafashwe n'abadayimoni, baramuteje kujya yirirwa yikebesha amabuye, ndetse yambara n'ubusa. Birivuga ko bamubeshaga imigozi, ariko akayituraguritsa nk'imigwegwe. Yari afite imbaraga nyinshi cyane. Rero ubwo yahuraga na Yesu, abadayimoni baramumenye. Bamumenye, baramwinginga ati, turakwinginze rwose. Barataka baramwinginga ati, mwana w'Imana rwose utubabarire ntutwice. Ese uje hano kutwica kandi igihe cyacu kitaragera? Baramwinginga ati, rwose nutwirukana reke twigire muri ziriya ngurube. Ngo hirya hari umugana w'ingurube, arabwira ngo nimugende. Baturumbutse muri wa muntu baragenda, badukira za ngurube, ngo hari ku gacuri ziramanuka zose zirora mu nyanja. Bivuze ngo ku bwa Yesu n'umuntu yari ari kurenganywa n'abadayimoni, kuko abadayimoni bari bakwiye kuba nk'uyu muntu wamutesha umutwe, bamubuza ubugingo, bamubuza ubuzima. Yesu ubwo yatambukaga kure ntiyamutambutseho ngo yigendere, ahubwo yaramukijije, yaramutabaye. Kandi uyu muntu yongera kuba muzima, yongera kuba mu muryango, yongera gusubirana n'abantu be. Abadayimoni bari baramurenganyije, baramugize icumbi, barashwishwita baragenda. Bivuze ngo mu kuboko kwa Yesu yabayeho arenganura. Ibuka ko yigeze gusanga umuntu wari ku kidendezi, yari amaze imyaka 38 afashwe n'ubumuga bw'amaguru. Bwari bwaramugundire rwose, adashobora gutera intambwe, adashobora kwivana ahari. Aho yajyaga hose kwari ugukurura, kwari ukumutwara. Ariko Yesu ubwo yageraga ku kidendezi, yaramwitegereje biramubabaza. Niko kubwira uyu mudayimoni w'ubumuga muvamo. Yarategetse gusa ati, rwose haguruka. Umudayimoni aragatsindwa, haguruka ugende. Yaragufashe igihe kinini, ariko uyu munsi ngo usigukure. Wa muntu yarahagurutse, wa mudayimoni ntago wamenya aho yagiye. Wa muntu yarahagurutse, atsinda wa mudayimoni aragenda. Uku nguku niko Yesu yarenganiwe n'umuntu warafashwe n'abadayimoni, baramugundira amaguru adashobora kugenda.
Si ibyo gusa, hari ibintu byinshi Yesu yakoze. Hari abagiye asanga bagundiriwe n'urupfu. Ndibuka ubwo yageraga ku gituro cya Lazaro, bari amaze iminsi n'urupfu rumugundiriye ndetse yari yatangiye kunuka, ariko Yesu ahageze yaramurenganuye, aravuga ati nta mpamvu y'uko urupfu rwakomeza gufata Lazaro. Lazaro ntabwo akwiye guhera mu maboko y'urupfu, ntabwo agomba guheranwa n'urupfu. Yesu arategeka ati Lazaro sohoka. Lazaro yahise asohoka rwose, anesha urupfu, rwa rupfu ruramurekura. Rwari rwamurenganyije, ariko mu by'ukuri Yesu ahageze rwahereye ko rutsindwa ruramurekura. Rero kubaho kwa Yesu yabayeho arenganura, nta muntu yigeze arenganya. Yesu nta muntu yigeze arenganya habe na gato. Ndetse biravugayo ngo n'urubingo ngo rusadutse, ntabwo Yesu yigeze aruhungabanya ngo abe yaruvuna. Nta muntu yigeze ahutaza, yabayeho yorohera abantu, yabayeho arenganura abantu. Rero iyo dusoma iki gitabo cya Yohana ibice 8, tubona arenganura umugore. Uyu mugore umuca urubanza nk'umuntu, ntabwo ari we wari kumurenganura, ahubwo wari gukora nk'uko bano abafarisayo bari bari gukora, kubera ko bamufatiye mu cyuho asambana. Kandi mu mategeko haravuga ngo ukora atyo muzafata, yakoze atyo muzamwica. Rero aba bantu baba bari gukora ibyo amategeko yabategetse gukora, si ibintu bo ubwabo bari baribwirije, ahubwo ni amategeko y'Imana yari yarabivuze. Nuko baramufata, bamufashe rwose ntibamucira akari urutega. Nta n'umwe wavugaga ngo uyu mugore nimumubabarire, umugore nimumureke, ahubwo buri wese aravuga ngo uyu mugore usa gutya akwiriye gupfa, umugore wanduye gutya, umugore umeze utya akwiriye gupfa, ntakwiriye kubaho. Nicyo gituma buri wese wari umushoreye yari afite ibuye, buri wese yarishimiye kumutera amabuye. Buri muntu wese wari uri hano yarishimiye kubona uno mugore ashiramo umwuka kubera amabuye bose bamurunzeho. Bari kumurundaho ikirundo cy'amabuye, bagasiga ashijemo umwuka, ubundi bakigendera. Ariko Yesu ntabwo ariko yabigenje. Bano bagabo baramuzanye, baramubwira Yesu ati rwose uyu mugore twamufashe asambana, umugore mubi cyane, kandi Mose yadutegetse kwishisha amabuye bakoze batyo. None urabivugaho iki? Bari barakaye cyane bya bindi birenze urugero. Ngaho gira icyo ubivugaho nawe twumve. Nko kuvuga ngo vugishwa twumve, kuko ntibari basanzwe bemera ibyo avuga. Bakomezaga kumuhakanya, igihe cyose yavugaga barabihakanaga. Rero si inama bari baje kumugisha, ahubwo ni imitego bari baje kumutega kugira ngo abone ibyo bamurega. Ati ngaho nawe vuga twumve. Nko kuvuga ngo vuga twumve ko utandukanye n'ibyo Mose yavuze. Twabonye n'ubundi utemera iby'amategeko, ni nko kumubwira ati n'ubundi twabonye wowe uzirura amategeko y'Imana. Turuvura abarwayi ku isabato, ugenda ku isabato, umusarura amasaka ku isabato, abigishwa bawe ntabwo bohereza isabato, we ntabwo wemera amategeko ya Mose, urayazirura. Ngaho vuga twumve niba utandukanye na Mose cyangwa uhamenye na Mose. Ni nko kumubwira gutyo. Ariko Yesu yarabicecetse, arabihorera, yunama hasi arandika ku butaka. Mu gihe ari kwandika bakomeje kumutoteza n'amagambo menshi. Kucecetse, kutagira icyo uvuga, tubwire urabivugaho iki? Ubwo nibwo yunamutse ku nshuro ya mbere, arabitegereza arababwira ngo ngaho udafite icyaha muri mwe aba ari ubanza kumutera ibuye. Iri jambo baryumvise nubwo ryari rimwe ryabacumitse mu mitima, kuko riravuga ngo udafite icyaha muri mwe aba ari ubanza kumutera ibuye. Ese mu by'ukuri wahera ku murongo akava iburasirazuba akajya iburengerazuba bw'isi, abaza buri muntu wese ngo udafite icyaha muri mwe nashyire hejuru. Mu by'ukuri ninde washyira hejuru akavuga ngo nta cyaha mfite? Nta n'umwe. Aba bantu nabo rero bari bahagaze imbere ya Yesu, bari bahagaze imbere y'Imana. Iri jambo rya Yesu ryabacumise mu mitima, bitegereje babona nabo bafite ibyaha byinshi. Mu yandi magambo, nabo basanze bari bakwiye kuba bameze nk'uno mugore, nabo bagaragiwe n'abantu benshi benda kubatera amabuye. Bivuze ngo aya mabuye bari bazanye basanze ari bo yari akwiriye. Ni ukuri aya mabuye natwe aradukwiriye. Ni nko kuvuga ngo amabuye natwe ni ayacu. Natwe twari dukwiye kuba twunamye dutegereje abadutwicisha amabuye, kuko nabo basanze badatunganye. Niko biri, nta muntu n'umwe utunganye mu isi. Umuntu wese wakwirebera mu ndorerwamo y'amategeko
yasanga adatunganye. Ntabwo bishoboka. Nubwo waba uri mwiza ku kigero cyo hejuru kurusha abandi bantu bose bo mu isi, ariko uramutse wirebeye mu ndorerwamo y'amategeko, wasanga rwose bitari ku gipimo 100%. Wasanga udatunganye habe n'umutaru n'umwe. Kuko amategeko niko aremye, amategeko niko Imana yakoze. Imana yakoze ku buryo cy'igihe cyose tuzayireberamo, tuzasanga duhindanye ku kigero kidashobora kuvugwa. Nabo rero ko birebaga mu mitima yabo bashingiye ku ijambo Yesu ababwiye, basanze ari abantu babi, basanga ari abantu banduye, basanga n'abari abasambanyi nk'uno mugore, ndetse bo basanga barabikoze inshuro nyinshi. Niko kuvuga ati yemwe twayobye, uyu mugabo ntabaho, umugabo aradukoze. Uko nguko niko barambitse mu bihe hasi, bari bagiye gutera wa mugore, barashwekura bose baragenda. Yesu ubwo yari yunamye hasi bagenda, yongeye kunama yandika bwa kabiri. Ubwo yunamukaga yasanze nta n'umuherezi n'umwe hasigaye, bose bagiye. Niko kubaza n'umugore ati se madamu, babandi bakuregaga bari he? Ntabwo uciriyeho iteka? Umugore nawe ati ntawe databuja, ntawe nciriyeho iteka. Yesu nawe aravugira ati ngaho nigenda, nanjye singuciraho iteka, ntukongere gukora icyaha. Genda nanjye singuciraho iteka. Niba hari ijambo ryiza uno mugore yabashije kumva mu matwi ye kuva ari yakavutse, rikamunezeza, rikamuzanira ibyishimo n'umunezero, ni iri ngiri Yesu yamubwiye. Ko namubwiye ngo genda nanjye singuciraho iteka. Ese ni gute umugore nkanjye wanduye gutya atacirwaho iteka? Ese ushingiye kuki uvuga ko ntakwiye gucirwaho iteka? Ese ni gute ntacirwaho iteka kandi nafashwe nsambana banyifatiye? Kandi amategeko ya Mose akaba avuga ngo ntugasambane. Ariko Yesu aravuze ngo genda nanjye singuciraho iteka. Dushobora kwibaza ikintu cyatumye n'umugore adacirwaho iteka mu by'ukuri. Hari ikintu Yesu yashingiyeho cyatumye abona n'umugore adakwiye gucirwaho iteka. Kandi ikintu Yesu yashingiyeho ni ikintu cy'ingenzi cyane isi yose ikwiriye kumenya. Reka twongere twibaze, ese wa muntu we wari wafatirwa mu ruhame wasambanye cyangwa se uri gusambana? Mu yandi magambo, ese mu bifatika, mu bigaragara, mu byo abantu babona, mu by'ukuri ubona umeze nk'uno mugore? Ubona umeze nk'uno mugore? Ariko uno mugore mubi kurusha abandi bantu bose wari wafashwe asambana, bakamufata agafatwa n'igihiriri cy'abantu, Yesu yaramubwiye ngo genda nanjye singuciraho iteka. Mu yandi magambo, Yesu abwiye uno muntu ngo ntabwo uri gucirwaho iteka. Ese niba udacirwaho iteka, ni iki kigukwiriye? Niba iteka ritaguhama, niba udacirwaho iteka, ubwo ikigukwiriye ni ubugingo. Bivuze ngo Yesu yari ahaye n'umugore ubugingo buhoraho. Hari ikintu Yesu yashingiyeho hano. Ikintu Yesu yashingiyeho si itegeko rya Mose, ahubwo Yesu yashingiye ku itegeko ry'ubuntu. Itegeko ry'ubuntu riboneka mu gitabo cy'Abaroma, igice cya 8 uhereye ku murongo wa mbere. Abaroma igice cya 8 uhereye ku murongo wa mbere. Reka tuhasome. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatiwe ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Reka tubisubiremo, umurongo wa 2. Ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu, bwo muri Kristo Yesu ryambatiwe ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Hano birivuga amategeko abiri. Hari itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryari muri Kristo Yesu, hari n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Bandi magambo, rino itegeko ry'ibyaha n'urupfu ni amategeko ya Mose. Icyo Bibiliya yita itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ikigaragara ko ari itegeko ry'ibyaha n'urupfu ni uko byavugaga ngo niba wafashwe ukora icyaha cyangwa se wica itegeko, igihembo ni urupfu nta kindi. Niyo mpamvu n'umugore nicyo yari agiye guhabwa. Igihembo n'umugore agiye guhabwa ku itegeko rya Mose rivuga ngo ntugasambane, ni urupfu.
ariko biragaragara ko runo rupfu Yesu yaruhagaritse. Uno mugore ageze kuri Yesu, runo rupfu Yesu yararuhagaritse. Bya bindi byari urupfu bihindukamo ubugingo. Kubw'iyi mpamvu, kubera iki? Kubera ko Yesu we ubwo yagerwagaho n'uno mugore, cyangwa se igihe uno mugore ahagaze imbere ya Yesu, ntabwo uno mugore aragica urubanza n'itegeko rya Mose cyangwa se itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ahubwo uno mugore kubera ko ari Yesu wari ugiye kumucira urubanza, yamucira urubanza ashingiye ku itegeko ry'umwuka w'ubugingo wari muri we. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo rero ni itegeko ry'imbabazi, ni itegeko ry'ubuntu. Rero uno mugore igihe yari ahagaze imbere y'itegeko rya Yesu, rino tegeko ryabonye uno mugore nta kintu na kimwe kimuhama. Ryabonye uno mugore atunganye, ryabonye uno mugore ari uwera. Kubera iki? Kubera rino tegeko riravuga ngo nta cyaha n'iki na kimwe ufite, kuko umwana w'Imana ku musaraba byose yarabihanaguye ku bw'amaraso ye. Rero iki ni ikintu kidashobora gusimburwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Niba ku musaraba Yesu yaragiye kumena amaraso y'uno mugore, uno mugore aramuka apfiriye imbere ya Yesu, yari kuvuga ko Yesu ntacyo yari kuba aje kumara. Kandi Yesu yaraje guha ubugingo nk'aba ngaba. Bivuze ngo ntabwo byari gukunda ko uno mugore apfira imbere ya Yesu cyangwa se acira urubanza n'itegeko rya Mose ari imbere ya Yesu. Itegeko rya Mose ryaburijwemo imbere y'itegeko ry'umwuka w'ubugingo yo muri Kristo Yesu. Yesu yarazi icyo aje kumara. Yaraje gutanga ubugingo bwe kugira ngo twebwe tubone ubugingo buhoraho. Rero Yesu ubwo yareberaga uno mugore muri ino ndorerwamo atari indorerwamo amategeko ya Mose, yararebye aravuga ngo uno mugore nta cyaha mubaraho. Ni ijambo rishimishije cyane, ni ijambo riteye umwete, ni ijambo ry'ibyiringiro buri muntu wese ashobora kumva mu mutima we, akumva icyanga cy'urukundo rw'Imana, akumva icyanga cy'ubuzima kiragarutse, akumva hari impamvu yo kwizera Imana. Ariko abantu benshi ntabwo ikintu bagitekereza. Bakomeza guhagarara imbere y'amategeko y'ibyaha n'urupfu, amategeko agakomeza akabashinja ibyaha, amategeko akomeza akabahamya urupfu. Igihe cyose mu mitima yabo birebye babona ari abantu bakwiriye gupfa, ariko mu by'ukuri ndagira ngo ubwire ngo hari irindi tegeko. Iryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryo riravuga ngo nta gucirwaho iteka. Yesu niyo yavuze ngo ntucirwaho iteka, nta gucirwaho iteka. Ibyo birahagije nta kindi. Mu minsi yashize ubwo perezida wacu yagiranaga inama n'abanyamakuru, bigeze kumubaza ku by'intambara iri kubera muri Congo. Bamwibutsa ko perezida wa Congo yavuze ko azatera u Rwanda, azarasa i Kigali yibereye muri Congo. Abanyamakuru baramubaza ati ese abaturage twitegura intambara koko, cyangwa dutyame dutuze igihugu kirarinzwe? Ikintu perezida yabasha kuvuga, yaravuze ati ikibangutse nababwira, abaturage muryame musinzire, ibindi mubindekere. Muryame musinzire, igihugu kirarinzwe, umutekano w'u Rwanda uradadiye. Umukuru w'igihugu bitewe n'ibyiringiro tumufitemo, bitewe n'uko imvugo ariyo ngiro, biroroshye cyane ko abaturage bumva amagambo avuze ko ari ay'agaciro, kandi koko bakaha agaciro, bakaryama bagatuza bagasinzira, bakumva ko nta ntambara yenda kubera mu Rwanda. Kuba ko umukuru w'igihugu impamvu abivuze ni uko azi impamvu, si amagambo gusa, ahubwo ni uko amagambo yajyana n'ibikorwa. Ni umukuru w'igihugu ubwiye abantu ngo mutuze, muri amahoro, igihugu kiri amahoro. None Imana iravuze ngo ntucirwaho iteka, uri amahoro. Kandi Imana iri hejuru y'Imana zose. Imana iri hejuru y'ubushobozi bwose. Nibivuze ngo uri amahoro, nivuze ngo nturi uwo gupfa, ubwo nturi uwo gupfa. Kandi nivuze ngo ntucirwaho iteka, ntucirwaho iteka. Undi wese wavuga ngo ugomba gucirwaho iteka, ntacyo yaba avuze, nta n'icyo byakongera, nta n'icyo byagabanya. Kuko Imana yo yaciye urubanza iba yaruciye. Rero ntituraba gucirwaho iteka, ahubwo turaba ubugingo buhoraho. Ibyiringiro byacu rero muri Kristo Yesu
ntabwo bidukoza isoni. Ibyo byiringiro biduha gucya mu maso, bikaduha gukomera, tukabyira ibyiringiro kandi tukabiha n'abandi. Imana yamaze kuduciraho iteka ko nta teka, yamaze kuduciraho iteka ko, yamaze guca iteka ko nta teka cyangwa se nta cyaha kiduhama kubw'urupfu rw'umwana wa Yesu ku musaraba. Si ibya none kandi ni iby'ibihe bidashira. Niyo mpamvu iteka ryose turi abakiranutsi, iteka ryose turi abera, iteka ryose turi abana b'Imana. Mureke twiringire urubanza Imana ica, kuko nirwo ruzima, nirwo rurenze imanza zose Imana yaca. Uyu mugore ubwo yatahaga asubira iwe, ntekereza ko yatashye yishimye kurusha abandi bantu bose ku isi, kubw'ijambo ry'ibyiringiro Yesu yamuhaye. Ndetse aramubwira ngo reka tuhasubire muri Yohana igice cya 8, Yohana igice cya 8, Yesu yararangije aravuga ngo, Yesu yongera kubabwira ati njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite ubugingo, umucyo w'ubugingo. Bivuze ngo Yesu yamaze kuduha ubugingo, ubugingo buratumurikira kandi ubwo bugingo bugatuma tuba ubuzima buboneye. Niringiye ko twese twakwiringira iteka Imana yaduciriye, urubanza Imana yaduciriye ko ari rwo ruzima kandi rushimishije. Imana itugire neza kandi iduhe amahoro, Imana iduha n'umugisha twese. Amen.